Kwambuka amateme n'ibyome. Iyo wumvise amateme, wowe ukurikiye rino somo wumva iki? Ubundi iteme ni ikiraro. Gishobora kuba ari ikiraro cy'ibiti, ikiraro cy'imbaho, ikiraro cy'ibyuma, ariko ibyo byose aba ari iteme. Icya mbere, iyo kunyura ku iteme biteye impungenge, uburemere ntarengwa bwemewe kimwe n'amabwiriza agomba gukurikizwa byerekanwa n'ibyapa bishyirwa ku ntangiriro z'iryo teme, ku buryo abayobozi b'ibyo binyabiziga babibona ku buryo buhagije. Icya kabiri, uretse igihe icyapa kibyerekana ukundi, uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti ndetse n'imbaho ni toni 8. Reka turebere hamwe kwambuka ibyome cyangwa se ibyome. Ubundi icyome ni amato manini yambutsa ibinyabiziga. Iyo begereye ibyome, ndavuga abayobozi bagomba gutonda umurongo umwe no guhagarara iburyo bw'umuhanda igihe bategereje gutambuka. Nyamara ibinyabiziga bigiye kuvugwa bitambuka mbere y'ibindi kandi mu buryo bukurikira. Icya mbere, ibinyabiziga bitwaye abarwayi cyangwa inkomere kimwe n'ibijyanye amabanga bahururijwe kuvuga byihutirwa. Ibindi binyabiziga bitambuka mbere y'uko ibinyabiziga byinjizwa mu cyome. Ibinyabiziga ndakumirwa bifite uburenganzira bwo guhita mbere kugira ngo byinjire mu cyome mbere y'ibindi. Hari ibinyabiziga bitwaye umuntu ufite icyemezo kimwanditseho cyo guhita mbere cyatanzwe na prefe bitewe n'uko bifitiye rubanda akamaro. Ibinyabiziga bitwaye ubutumwa bwanditse bifite ikimenyetso kibiranga. Ibinyabiziga bitwaye amatungo nabyo bitambuka mbere bikinjizwa mu cyome. Cya kabiri, uretse umuyobozi n'abagiherekeje, abantu bose bari mu kinyabiziga bagomba kukivamo mbere y'uko gishyirwa mu cyome. Byumvikane neza, iyo ikinyabiziga kigiye kujya mu cyome, abayobozi bonyine ndetse n'uherekeje umuyobozi niwe ushobora kuguma mu kinyabiziga kugira ngo abashe kukinjiza mu cyome. Umuyobozi w'imodoka agomba kumanura ibirahure mbere yo kugishyira mu cyome na nyuma yo kugikuramo. Umuyobozi w'imodoka agomba kumanura ibirahure mbere yo kugishyira mu cyome na nyuma yo kugikuramo ageze ku nkombe yo hakurya. Byumvikane neza, iyo imodoka igiye kwinjizwa mu cyome, umuyobozi w'imodoka amanura ibirahure, yagera mu cyome akaba yanabizamura, yaba asohotse mu cyome akabimanura ageze ku nkombe yo hakurya. Uko niko amabwiriza ateye yo kwinjiza ikinyabiziga mu cyome. Uburemere ntarengwa bwemewe bujya mu cyome bwerekanwa n'ibyapa bishingwa kuri buri nkombe. Icyo gihe uburemere iyo uhageze ukabubona, uribwiriza ukinjiza uburemere buhwanye n'icyapa cyo kiri kukwereka. Uburyo bwo kugenda ku byambu no ku bibuga by'indege. Amategeko yihariye azaba yarashyizweho agomba kumanikwa n'umutegetsi ushinzwe uturere akurikizwamo kuri buri nzira banyuramo batujyamo. Amategeko ntayegayezwa. Iyo tuvuze amategeko ntayegayezwa, wumva iki? Ntayegayezwa ni amategeko adahinduka cyangwa atihutirwa, ashyirwaho n'amateka ya Repubulika. Ubundi amategeko yihariye ashyirwaho na prefe kandi ntashobora kumara igihe kirenze amezi 3. Reka turebere hamwe uburyo ikinyabiziga giteye n'uburyo gishobora kugendeshwa mu nzira nyabagendwa. Ibice by'ikinyabiziga.
Ubundi ikinyabiziga kigira uburumbarare, kikagira ubuhagarike, kikagira n'uburebure. Uburumbarare bw'ikinyabiziga cyangwa ubw'ibinyabiziga bikururana n'ibirenze ku mubyimba wabyo hatabariwemo amatara yerekana icyerekezo n'indorerwamo zibonesha ibiturutse inyuma ntibishobora kurenza izi ngero. Icya mbere, ubugari bupimiwe mu butambike ubwo ari bwo bwose ntabwo bugomba kurenza metero 2 na santimetero 65. Byumvikane ko ikinyabiziga cyose kigira uburumbarare, ariko uburumbarare cyangwa se ubwo bugari ntibushobora kurenza metero 2 na santimetero 65. Byongeye kandi ibinyabiziga bihinga iyo biva aho biva bijya ahantu biri kujya, haba mu mirima cyangwa iyo bitahuka, kandi bikaba bitarengeje umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, bishobora kugeza ku bugari ntarengwa bwa metero 3. Reka turebe ubugari bwa rumoroke. Murabizi neza ko rumoroke ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Iyo rumoroke ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri, ubugari bwa rumoroke ntibushobora kurenza santimetero 75. Ubugari bwa rumoroke ikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ntibushobora kurenga metero 1 na santimetero 25. Remoroke ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, iyo remoroke izagira santimetero 30 z'ubugari. Ibyo nibyo bipimo by'ubugari bw'ibinyabiziga. Reka turebere hamwe uburebure bw'ibinyabiziga uko bwashyizweho n'iteka. Ubundi uburebure bw'ikinyabiziga upimirwa uburyo ikinyabiziga kireshya. Icya mbere, uburebure ntiburenza metero 7 ku kinyabiziga gifite imitambiko 2 ikurikiranye cyangwa se umutambiko umwe. Ubundi uburebure bw'ikinyabiziga upimirwa mu butambike. Uburebure bw'ikinyabiziga upimirwa tugendeye ku mitambiko gifite. Ubundi umutambiko ni icyuma gihuza ipine n'irindi. Noneho imbere nta mutambiko ujyaho kubera ko amapine arikaraga, akakata iburyo cyangwa akakata ibumoso. Icyo gihe rero uburebure ntiburenza metero 7 ku kinyabiziga gifite umutambiko umwe uhuza imipira ariyo mapine cyangwa se imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo. Ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Umutambiko rero uko twabivuze n'icyuma gihuza ipine cyangwa gihuza amapine 2 cyangwa se 4. Uburebure ntiburenza metero 11 ku binyabiziga bifite imitambiko 2 ikurikiranye cyangwa irenga, hari ikinyabiziga gikuruwe n'ikindi cyangwa gikuruwe n'inyamaswa. Byumvikane neza ko uburebure ntiburenza metero 11 ku binyabiziga bifite imitambiko 2 cyangwa irenga. Kadukomeze, uburebure bwa makuzungu ntiburenga metero 17 na santimetero 40. Uburebure bwa makuzungu ntabwo burenga metero 17 na santimetero 40. Twiganye mu minsi yatambutse yuko makuzungu ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi, ariko uburemere bw'iyo makuzungu bukaba bushikamye ku kinyabiziga cyukuruye, kandi iyo makuzungu ni ubwoko bwa rumoroke. Iyo umuhanda ari mwiza, ubuyobozi bushobora gushyiraho yuko ibinyabiziga bya leta bigomba kugira uburebure bwa metero 13. Mu gihe umuhanda umeze neza, Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu ashobora kwemera ibigo bya leta cyangwa ibindi bigenewe gutwara abantu kuwuzuzamo ibinyabiziga byazo bifite uburebure butarenze metero 13. Uburebure bw'ibinyabiziga bikururana, icya mbere kikaba gikuruwe n'inyamaswa, ntabwo bushobora kurenza metero 18 z'uburebure. Uburebure bw'ibinyabiziga
bikururana ubwabyo hatarimo inyamaswa ntabwo burenza metero 25. Ubwo nibwo burebure bw'ibinyabiziga. Reka turebere hamwe ubuhagarike bw'ikinyabiziga. Ubundi ubuhagarike bw'ikinyabiziga buba bufite ibipimo biteye biti. Ubuhagarike bw'ikinyabiziga ntabwo burenza metero 4 na santimetero 20. Ikinyabiziga cyose ntabwo gishobora kurenza metero 4 na santimetero 20. Noneho ubuhagarike bw'ikinyabiziga ntabwo burenza metero 4 habariwemo ikinyabiziga ibyo cyikoreye. Iyo ikinyabiziga cyikoreye ibintu ubundi cyakagombye kwikorezwa ibintu ntibirenge ubuhagarike bw'ikinyabiziga, ahubwo hakaza icyo bapfundikiza, cyaba ari ihema cyangwa n'umupfundikizo kugira ngo ibintu bigende bitwawe neza. None icyo gihe iyo habarimo ibyo cyikoreye icyo kinyabiziga ntabwo ubuhagarike bw'ikinyabiziga burenza metero 4. Reka dukomeze turebe ibice birenga ku kinyabiziga. Igice kirenga ku biziga ni ukuvuga ngo imbere haba hari amapine n'inyuma hari amapine. Ibyo bice birenga ku kinyabiziga imbere cyangwa inyuma, imbere ibyo bice bigomba kuba bipima ibipimo bikurikira. Imbere ni metero 2 na santimetero 70, naho inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Icyitonderwa: iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana icyerekezo. Bigomba gufungirwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande ziheza uburumbarare bw'ikinyabiziga. Ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Cyambere, ku mashini zihinga. Ku byerekeye iminyururu ku binyabiziga bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi y'umuriro. Byumvikane neza, ku mashini zihinga no ku byerekeye ibinyabiziga bigiye gufata inkongi z'umuriro, ibyo ntabwo bibujijwe tumaze kuvuga. Ariko ku zindi modoka birabujijwe. Tugiye kureba imizigo. Ese imizigo ipakiwe n'ikinyabiziga iba imeze gute? Imizigo ipakiwe n'ikinyabiziga, ikinyabiziga cyikoreye kigomba gupakirwa no gupangwaho imizigo biteye bitya. Cyitonderwa: uburumbarare bw'ibinyabiziga bipakiye, yaba imodoka, yaba ipikipiki, yaba ibinyamitende ndetse n'ibindi binyabiziga, ubugari bw'iyo mizigo, ibipimo byayo ni ibi bikurikira. Ubugari bupimiwe mu butambike ubwo ari bwo bwose ntabwo burenza metero 2 na santimetero 50. Nyamara imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba, amakara n'ibishara ndetse n'ibindi biteye gutyo, ntabwo iyo mizigo irenza metero 2 na santimetero 75. Ariko nanone ishobora kuba metero 3 ryari. Iyo ibyo binyampeke, amapamba ndetse n'ibimeze nkabyo bijyanwa ahantu, aho biva n'aho bijya bakarimo kilometero 25 mu isaha, icyo gihe ibyo binyampeke bishobora kugezwa kuri metero 3. Icyitonderwa: reka turebe uburebure bw'imizigo. Uburebure bw'imizigo haseguriwe amategeko yerekeye gutwara ibintu. Ubundi ikinyabiziga iyo gitwaye imizigo miremire, harimo imbaho, harimo ibiti, harimo imbingo, harimo amabati, ku buryo ibice by'imizigo bishobora kurenga ku kinyabiziga, icyo gihe hagomba amabwiriza akurikira. Iyo ikinyabiziga cyikoreye ibintu birebire bidashobora kugabanywa, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza metero 3 ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga. Imitwaro miremire igomba guhambirwa neza ku buryo budanangiye. Kudanangira, ukazirikaho imitwaro yawe miremire kugira ngo itagenda yicuka ikaba yakwangiza imodoka yawe utwaye cyangwa ikaba yatakara mu muhanda. Cyitonderwa: iyo imizigo isumba impera y'inyuma y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa.
kigomba kugaragazwa ku manywa n'agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande ku manywa, ariko nijoro ni itara ritukura cyangwa se akagarurarumuri gatukura. Icyo gihe rero bashyiraho ibyo bimenyetso babanje no kureba yuko kuva ku butaka kugera kuri iyo mizigo harimo intera ya metero 1 na santimetero 55. Nibwo bahita bashyiraho ibyo bimenyetso kubera ko bamaze kureba ibyo bipimo bikurikira. Iyo ipikipiki, igare, velomoteri ndetse n'ibinyamitende bishobora kuba byapakira ibintu birebire, icyo gihe ibyo birebire ntibishobora kurenza imbere metero 1 cyangwa nyinshi ngo zirenga, ahubwo inyuma birarenga ariko naho ntibirenze santimetero 50 zo kuba byagize gute byaharenze.